Twongere tubashimire abanyamuryango wa Father Sanctuary kuba tugiye muri aya materaniro yacu asanzwe bitewe n'ibihe turimo. Mwese murabibona ko ari amateraniro tugomba gukora online cyangwa se mu buryo nyene bw'ikoranabuhanga kugira ngo nubundi ubutumwa bubashe kugerwaho. Reka nubundi tubanze tubibutse tubabwira ko bikomeye ntibyoroshe. Covid ni ikintu by'ukuri tugomba komeza kwitwararika no kwirinda muri ibihe bisa nk'ibigoye. Buri wese agerageza uburyo bwose bushoboka akoresha imbaraga kugira ngo twirinde ikwirakwiza ryaco, ahari turebe ko dushobora kongera tugasubira mu buzima busanzwe hamwe, kandi no gukomeza kubisengera Imana no kubyereka Imana kuko niyo yonyine ifite igisubizo. Rero tubahaye ikaze mwese, Imana ibahereze umugisha aho muri, abadukurikiye muri magi wanyu, miryango yanyu, mwakoze cyane, Imana ibahereze umugisha. Reka n'abaririmbyi nabo tubashimire cyane ko badufashije muri uyu mwanya twabayemo wo kuramya Imana no guhimbaza. Reka dusenge Imana hanyuma dutangire tuganira ijambo ry'Imana, hanyuma turuze gufata umwanya muto wo gusenga. Mana, turagushimiye, turaguhimbaje kugira neza, turagushimiye muri uyu mwanya mwami tugiye muri amateraniro. Muri uyu mwanya twakomeje kubana nawe mu ndirimbo ndetse no mu ijambo ryawe tugiye kumva. Reka duseke kugira ngo ubuntu bwawe bukomeye, imbaraga zawe zigira neza, amahoro yawe, ibyishimo byawe bibane natwe. Aho buri wese ari mu rugo umugire neza, aho buri wese ari n'umuryango we ubabi hafi mwami. Ineza yawe ihadusange, tuzi ko ukuboko kwawe kugira neza, ukuboko kwawe kubera hose icyarimwe, ukuboko kwawe gushobora kugera kuri buri wese. Reka izo mbaraga z'ubuntu bwawe zibane natwe kandi zitugereho mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, murakoze. Reka tuganire ijambo ry'Imana umwanya mutoya mu gitabo cya Yohana, mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana niho tugiye gusoma. Numva Imana yashize ku mutima kuganira, nta yandi magambo menshi tubivuge, no kubakomeza kubihanganisha muri bino bintu turimo kugira ngo mu by'ukuri twe gucika intege cyane. Ibyahishuwe Yohana igice cya mbere n'umurongo wa 17 niho tugiye gusoma. Umurongo wa 14 bavuga ngo mubonye niho mwikubita imbere nk'upfuye, ashyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, nduhoraho. Icyakora nari narapfuye, none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Haleluya. Aya tugiye kuganira ku bijyanye na Yohana wanditse cyangwa se uwahishuriwe muri kino gitabo cy'ibyahishuwe. Ni Yohana, n'ubundi Yohana wari intumwa na Yesu, wabanye na Yesu mu buzima bwose Yesu yararimo, ndetse no mu buzima bw'ivuga butumwa Yesu yavuze mu gupfa ku musaraba, Yesu azuka, Yohana yarari kumwe nawe. Hanyuma Yohana, Bibiri twemeza cyangwa se Bibiri tubwira ko Yohana yari inshuti ya Yesu, ngo yari wamwigishwa Yesu yakundaga cyane, ngo ndetse yahoraga amuryamye ku gituza cyiwe buri gihe cyose, ngo yahoraga ari amuri hafi. Hari ijambo rikomeye cyane njya nirefera kuri Yohana. Ijambo rya mbere ni ijambo Petero yabwiye Yohana umunsi bari barimo basangira ifunguro rya nyuma. Noneho Petero abwira Yohana, arambwira ngo mutubarize uri bumugambanire kuko tuzi yuko wewe ntaca ajya guhisha. Iryo ni ijambo rimwe cyane rishaka kugaragaza ko Yohana na Yesu bari bafitanye ubushuti, bari babanye, bari bayigeranye. Hari n'ubundi buryo ndetse n'inshuti zari zizi ko Yesu abanye nabo mu buryo special, mu buryo bw'umwihariko. Ikindi kintu cya kabiri ni Yesu ari ku musaraba, ngo yarunamutse areba nyina Mariya, arambwira ngo Mari, nguyu umwana ngusigiye Yohana. So mu ntumwa zose zabanye na Yesu zose ni Yohana wenyine Yesu yabwiye ngo nguyu nyoko ngusigiye. Bishaka kuvuga iki? Bari bafitanye ubusabane, hari uburyo bari begeranye, bari inshuti, barasabanaga, barabanaga, ntaco yamuhishaga. Yari inshuti ye, babanaga mu bibi byose, mu byiza byose. Umutima wa Yohana n'umutima wa Yesu wari waregeranye. Hanyuma rero haza kuba ikibazo gikomeye cyane cy'itotezwa ry'intumwa. Intumwa zitangira guhura n'ibibazo bikomeye, zijya mu bihe bikomeye cyane, zijya mu bihe mu by'ukuri byo kwishwa, byo kubabazwa. Muzi impfu intumwa zagiye zipfa, n'impfu zitandukanye cyane. Ba Paulo baciwe ibihanga, ba Petero bamubambye acuritse, ba Stefano batewe amabuye, ba benshi batoma barashwe imyambi,
bagiye bicwa impfu nyinshi cyane bitewe n'ibihe bikomeye bari barimo. Reka mbabwire ngo turi mu bihe bikomeye, ariko nubwo bikomeye ntidushobora kubigereranya n'ibihe intumwa zari zirimo. Noneho icyaje gukurikiraho nuko muri ibyo bihe bikomeye by'intumwa, ndetse intumwa nyinshi ngo zirapfa cyane, bishoboke ko Yohana wenyine ashobora kuba ari we wari usigaye, nubwo wenda bishoboka kuba hari abandi, simbihamya neza. Hanyuma Yohana nawe ahura n'ibyo bibazo. Bibiliya iratubwira ngo baramufata bamujyana ku kirwa cya Patimo. Ntibiri muri Bibiliya, ariko muri commentaire biblique bavuga ko mbere ko bamujyana ku kirwa cya Patimo babanje kumuteka mu ngunguru y'amavuta, babanje kumuta mu ngunguru y'amavuta. Barangije ngo abona ndiyapfa, amavuta ntiyagira icyo amutwara, ngo arangize bamujyana ku kirwa cya Patimo. Ku kirwa cya Patimo ni ikirwa cyari hagati y'inyanja. Iyo uvuze ngo ikirwa ni ahantu ku butaka ariko hari hagati y'inyanja. Baravuga ngo hariya tumujyanye azicwa n'inyamaswa, azicwa n'isaze, hari isaze zirumana cyane zibabaza, azicwa n'irungu, ntazongera kuvuga ubutumwa, bamushiraho hantu. Urumva Yohana yari ari mu kibazo gikomeye cyane. Reka rero kubwira ibibazo nka 2 cyangwa 3 byari bikomereye Yohana. Ikibazo cya mbere cyari gikomereye Yohana ni uburyo yari intumwa ya Yesu. Yesu agapfa, noneho akabasigira misiyo yivuga butumwa. Noneho Yohana akamenya yuko intumwa zose zimaze gupfa, ndetse nawe agiye gupfa. Ni nko kuvuga ati se ubutumwa Yesu yazanye buzakomeza gute? Petero yarapfuye, Paulo yarapfuye, Tito ntagihari, Matayo ntagihari, Mariko ntagihari, Bartolomayo ntagihari. So ni nko kuvuga ngo ubutumwa burashize, burakamye, burarangiye. Si buriya Kristo uko batumaze n'abariya basigaye bakaba bagiye kubica. Urumva umutima we wari uhangayitse cyane kuvuga ngo misyo Yesu yadusigiye biragenda bite. Ico ni kimwe. Ikindi kibazo cya kabiri naco cyari gisa nk'ikimuhungabanye cyane, ni ukuba nawe ubwiwe yarari ku kirwa cya Patimo. Urumva usibye ubutumwa hari kuvuga ngo inshuti zanjye babandi nabwirije ubutumwa bari hehe? Se ibo kubarabazwa gute? Ese ibo kubarapfa gute? Ese ibo babayeho gute? Ese ibo bamerewe gute muri ubwo buzima? Nawe ubwiwe ntibyari bimworoheye kuvuga ngo nanjye ndi kukarwa, nanjye nyamaswa zigiye kuza zinyice, nanjye imibiri mirandira hano, isaze zirandira hano, sinzi ukuntu bimeze. Urumva muri Yohana yari afite ibyo bibazo byinshi cyane, ndetse bimuzengurutse, ndetse bimugoye. Hari kumenya ngo ubutumwa yahawe na Kristo burarangiye kuko intumwa zose zapfuye, izo zirababaye. Icya kabiri hari kubona inshuti ze nazo zarapfuye, ndetse n'abarya byaje ubutumwa nabo barimo barapfa, ntazi uko basize, ntabagezeho za nsengero ntagiye kuzibwiriza. Ikindi kibazo cya gatatu nawe ubwiwe ubuzima bwe buri muri danger, agiye gupfa. Urumva ibyo byose Bibiliya itubwira ngo yari ari mu mwuka, yasengaga Imana, yabitekerezagaho, yaribazaga cyane, ntiyari afite igisubizo. Reka nkubwire mwene data, ibyo natwe bishobora kutugeraho nubwo bitaba bisa neza n'ibibazo nk'ibyo Yohana yaciyemo, ariko dushobora kugera mu bihe nk'ibi mu nsengero tudasenga bitewe n'iki cyorezo dufite. Ushobora kubura ahantu wenyine wigunze, ushobora kuvuga ngo uyu munsi pasiteri ntari kungeraho, ushobora kuvuga ngo uyu munsi bimeze nabi, ushobora kuvuga ati ibyo kurya nanjye ntabyo mfite, ushobora kuvuga ngo mu by'ukuri ndababaye, abana bimeze nabi. Natwe nk'abashumba, abapasiteri aho turi, n'abakozi b'Imana aho turi, ugasanga turi gutekereza benshi cyane, turi gutekereza cyane, se biragenda gute, se bizamera gute, se bisa gute, se ndacakomeje, se bihagaze bite. Ugasanga muri twebwe dufite ibibazo byinshi bitandukanye. Ariko mwene data, naringize ngo nkugezeho ijambo ritoya ryihumure. Yohana akiri mu mwuka, akiri masenga, umva ukuntu byagenze. Ngo muri ako kanya Yesu aramwiyereka, ngo amwiyereke, ngo Yohana amurebye ngo asa nk'upfuye. Haruguru hajya avuga uburyo amubonye ngo afite inyenyeri 5 mu ntoki ze, ibitereko by'amatabaza, ngo amukubite amaso, yumvise iryo jwi ngo asa nk'upfuye, ngo hanyuma amurambikaho ukuboko. Reka ngaruka kuri no jambo. Bene data, mureke dusenga Imana itwihishurire. Ishobora kukwihishurira uri mu rugo wawe, ntikwihishurira gusa uri mu rusengero. Oya, gira umutima wo kwishaka, gira umutima wo kwitura ibibazo byawe, gira umutima wo kwibwira. Aho uri mu rugo wawe, aho uri mu cumbi wawe, aho uri mu modoka urimo kugenda, aho waba uri hose,
Yesu ashobora kukuyereka. Ntakwiyereka gusa kubera kuri mu rusengero, ntakwiyereka gusa kubera kuri kumwe n'abandi, ntakwiyereka gusa kubera kuri kumwe n'abaririmbyi, ntakwiyereka gusa oya, ahari aho uri hose, mu bibazo ibyo ari byo byose, mu ngorane izo arizo zose, Kristo ashobora kukuyereka. Yiyeretse Yohana ari ku karwa ka Patimo, nta wundi bari kumwe, nta baririmbyi bamuririmbiye, batamucurangiye, ari mu gahinda gakomeye, ariko agatura Imana aravuga ngo Mana, Yesu bigenze bite? Yesu arahamusanga aramwiyereka. Mureke dusenga Imana kugira ngo aho turi itwiyereke, mu magi wacu twiyereke, mu miryango yacu twiyereke, mu ngo zacu twiyereke, aho turi kumwe n'abandi twiyereke, kuko ntifite imipaka, ntitangirwa, ntikumirwa, ibera hose icyarimwe, iri kumwe nawe, ibanye nawe. Reka amaso yawe ahishurirwe kugira ngo ubashe kuyibona. Ngo urangize kumubona imushiraho ukuboko, ngo kuko rero asa nk'uhwereye, imushiraho ukuboko, ngo imushiraho ukuboko arazazahuka yongera kuba muzima. Reka nkubwire, Kristo nakwiyereka uyu munsi akakurambiraho ukuboko kwiwe, urongera ube muzima, mu mwuka urongera ukomere, imbaraga wari ucitse zirongera zubakwe, ahantu wari wumva bisa nk'ibirangiye Imana irongera ikuzahure. Kubera iki? Ukuboko kwe kurakomeye, ukuboko kwe kurazura, ukuboko kwe kurakiza, ukuboko kwe gutanga ubuzima, ukuboko kwe gutanga buri cyose icyo ukeneye cyose. Ukuboko kwa Yesu kuragufite, kandi aho ngaho aho uri hose ashobora kuhagera. None ngo arangize aramuhumuriza Yohana. Yesu ahumuriza Yohana, aramubwira ngo Yohana, witinya, ndi uwa mbere kandi nkaba ndi uw'imperuka, nije tangiriro nkaba n'iherezo, nije alfa kandi ndi omega. Ngo arangize aramubwira ngo icyo bikoze uranzi ko nari narapfuye, ariko dore ndiho iteka. Haleluya. Niki Yesu yashaka kubwira Yohana? Yashaka kumukomeza, amubwira ngo ndiho, ndakomeye, nari narapfuye ariko ndi muzima. Nubwo ubona bimeze nabi, humura, urabizi yuko ndaheze muri yamva, urabizi narazutse, ndi muzima, ndahari. Ibyo urimo, ibyo ubona, ibyo ngibyo ucamo, ibyo bikubabaje, ndabizi, nije tangirira ry'ubuzima, nije mpero ry'ubuzima, nije wabayeho mbere yuko isi ibaho, kandi nije komera, shikama, turi kumwe, ndiho, nari narapfuye ariko ndi muzima. Aricyo gituma kino gitabo cy'ibyahishuwe byose cyita igitabo cy'ihumure, kuko iyo usomye ibindi bice byose, nubwo kino gitabo cy'ibyahishuwe abantu bananiwe kucyumva, bakacumva nk'igitabo cy'ibitangaza, ariko ni igitabo cy'ihumure, kuko nyuma yaho yahise amubwira ngo ibyo ngiye kukwereka ubyandike. Waruzi ngo ubuzima burarangiye, waruzi ngo utandukanyijwe n'itorero, ariko ibyo ngiye kukwereka birarangiye. Mwene datareka mbaze ngubwire kano kantu, aho hantu uri, nubwo dusa nkaho insengero zifunze, nubwo dusa nkaho tugomba kwitwararika tukaguma mu rugo, ariko aho ngaho uri Kristo arahari kandi muri kumwe. Ureke akwiyereke, hanyuma ugire ihishurirwa, ibyo akubwira ubyandike, ubishire ku nkingi z'umutima wawe, ubikomeze. Arambwira ngo mve Yohana, ntabwo byarangiye mwene data, nawe ndi byarangiye, ko muri mu rugo ndi byarangiye. Komeza usenge, egera Imana usenge. Gusenga si ukuza mu rusengero, no, egera Imana, fata umwanya wawe, niyo yaba iminota 30, niyo yaba isaha imwe, niyo yaba iminota 5, wiyerahe n'Imana ubwire ngo Mana yanje, kuko ntitugira Imana ya fatherhood, ntitugira Imana ya zayo mitembo, ntitugira Imana ya ADPR, tugira Imana Kristo muzima w'abantu bose. Kandi ntaba mu nyubako, aba mu mitima yacu, aba muri twe, abana natwe aho turi hose. Tiyumva ruko turi mu rusengero, tiyumva ruko turi ku musozi, aho ari hose aratwumva, aho ari hose abana natwe. Kubera iki? Ari muri twe. Bibiri zivuga ngo se timuzi ko muri insengero z'Umwuka Wera, urusengero rw'Umwuka Wera, mu rusengero rw'Imana, Imana iba muri mwe, iba muri mwe, rero ntilimita. Fata kanya gatoya, wegera Imana, ibyiguhishurira ubyandike, ibyikubwira ubyandike, nikuganiriza ubimenye, ubizirikane. Irimo iravugana nawe kandi irashaka gukomeza gukorana nawe. Yasibwira Yohana ngo ibyo ngo kwereka byose ubyandike. Uwo munsi yitimbwira ngo andikira aya matorero 7. Mureke nkubaze, mureke nkubwire, Imana igira ibitangaza bikomeye cyane. Yohana iki gitabo uburyo yabyanditse ari ku karwa ka Patimo, yarabyanditse ngo yabyandikaga ku bibabi, ngo yarangiza kubita ku bibabi
kubyandika ku bibabi ngo akabita mu nyanja, ngo inyanja umuhengeri wonyine ukajana rwa rwandiko kugera ku itorero yandikiye. Murumva ko ibyo ari ibintu bidashoboka, ariko Imana igira uburyo n'imbaraga zikomeye ishobora kugeza umuntu, ishobora kugezaho umuntu ubutumwa, ishobora kugezaho mu buryo butandukanye. Yohana angira kwandikira amatorero 7 ayabwira ati muriho mwarishushanyije, abandi bimeze gutya, abandi bimeze gutya, abandi bimeze gutya, abandi bimeze gutya. Reka ngubwire, ahuri watanga ubutumwa bw'Imana, ahuri kuri WhatsApp wabwiriza, ahuri waganiriza abana bawe, ahuri wakomeza ugatanga ubutumwa. Imana ifite uburyo. Niba Yohana yaranditse akabita mu nyanja bikagenda, ni gute wowe ushobora kunanirwa kugeza ubutumwa ahandi Imana yabugutumye nubwo waba uri mu rugo? Ifite izo nzira. Mureka mbabwire, turacemera y'Imana y'ibitangaza, turacemera y'Imana y'imbaraga, turacemera y'Imana y'ubushobozi, turacemera y'Imana ifite kunesha, turacemera y'Imana ifite ubutsinzi, turacemera y'Imana ntabwo y'Imana yagabunikiwe. Bibiri zivuga ngo ntiyigeze ihinduka, uko yari iri niko iri n'uyu munsi kandi niko izaguma. Iyabanye na Mose nibanye natwe, iyabanye na Eliya nibanye natwe, iyabanye na Yohana nibanye natwe, iyakoze muri ibyo bihe niyirimo gukora no muri ibi bihe. Aricyo gituma nakubwira ngo nta gihe na kimwe kiri hejuru yo gukora kw'Imana. Buri gihe cyose ibiriho n'ibyabayeho n'ibizaza bizagendera munsi yo gukora kw'Imana. Habe n'ubwo insengero zifunze tibyatumye Imana idakora, irimo irakora ku manywa na nijoro. Hawezi ukayifungia. Niko Paulo yavuze ngo ubutumwa bw'Imana ntibuzirikwa, ntibubohwa. Jewe mwamboshe, ariko bwo buragenda gute ntiwabimenya. Yari izi ko hari ubuzaca mu nyanja umuhengeri ukabutwara bukagera ku matorero. Nawe hari ubuzakugeraho, nawe hari ubuzagera ku bantu. You just open up yourself, kingukira Imana yawe ukore, wumva icyo Imana ikubwira ugikore, kuko uri kumwe nawe kandi murimo murakorana. Ngo irangize ibindi bice byose ihita itangira kubwira Yohana. Hari aho yageze ngo Yohana ngo abone igitabo ngo gifunze ngo abure gifungura mu isura mu ijoro. Ngo arangize ngo Yohana atangira kuriragira agahinda, ngo agira agahinda. Ijwi ry'Imana riramubwiye, yumva marayika amubwira ngo Yohana we ngo wirira, ngo dore intare y'umuryango wa Yuda yahawe kubumbura. Kangubwire ibikomeye byose Imana izabihishura. Nta kizatuma na kimwe Imana itatugeza ku isezerano, nta kizatuma na kimwe Imana itakugeza aho ugomba kugera. Oya, nta kizatuma na kimwe Imana itakugeza ku butsinzi, nta kizatuma na kimwe Imana itakugororera, nta kizatuma na kimwe, nta na kimwe kishobora kubera Imana inzitizi zo kukugeza aho yagambira kukugeza. Intare yo mu muryango wa Yuda, Yesu Kristo ni muzima, yarazutse, yahawe kubumbura ibyawe, yahawe kuvuga ibyawe, yahawe gutanga igisubizo, yahawe kugukemurira ibibazo, yahawe. Mene data, mureke mu bihe byose tubone gukora kw'Imana, mu bihe byose tubone igisubizo cy'Imana, mu bihe byose tubone ineza y'Imana, mu bihe byose tubone imbaraga z'Imana. Kandi twe gucika intege, we gucika intege ngo wumve ngo turi mu bihe bikomeye. Oya, ntabwo turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe by'Imana, turi mu bihe byo gukora kw'Imana. Reka ngubwire no jambo, Imana yemera ko ibihe bikomera, kuko nta bihe byakomera Imana itakoreramo, ahubwo yemera ko biba kugira ngo bikomere, kugira ngo igaragaze gukomera kwayo. Yemera ko ibihe biba bibi bikaba inzitane kugira ngo yerekane ubwenge n'ubushobozi bwayo. Ntabwo ibihe biba bibi. Hari umuntu nigeze kumva avuga muri batanga inyisho zitandukanye, aravuga ngo igihe hejuru ngo ikirere kimeze nabi gifite umuyaga, ngo nico gihe ngo igo harya sinzi uburyo ntuze mu Kinyarwanda ni igisiga kinini, inyunda niba ariko bayita simbizi. Igo ngo nico gihe iryoherwa mu mihengeri, ngo ubyiniramo ngo igenda yibyirigita yihinduriza, ngo umuhengeri umuyaga ukamaze ukayitwara ukongera kwayigara. Kubera iki? Igisiga ngo ntikibasha kugira ubwoba bwo muhengeri, utundi tunyoni dutoya tukijira. Acikira ngo mu bihe nk'ibyo bikomeye, barya begera Imana, barya bafite Imana, babasha kuba muri iyo muhengeri, ahubwo bakayibona mu kuboko kw'Imana, bakayibona mu gukomera kw'Imana, bakayibonamo imbaraga z'Imana, mu gihe abandi bose b'abanyentege nke bacitse intege, bagiye mu bwihisho, bahunze, bavuze ngo ntitubishoboye, bavuze ngo tubabinaniye. No, nta gihe na kimwe gikomeye ku Mana. Ibihe byose biri munsi yo gukora kw'Imana, kandi yemera ko ibihe bikomeye bigara ku isi kugira ngo yerekane ubushobozi bwayo, kugira ngo yerekane imbaraga zayo, kugira ngo yerekane kugira neza kwayo, kugira ngo yerekane.
ntabwo yanyunyije abanyesiraheli ngo ibanyuze mu nyanja itukura kugira ngo bapfe. Oya, yarigize ngo ibereke yuko ifite ukuboko gusatura inyanja. Yagiraga ngo bayizere cyane. Nawe ni wikomeza ugasenga Imana muri bino bihe bikomeye, Imana iragucira inzira kandi urabonamo gukomera kw'Imana. Reka ngusabe kugira ngo uhumurike, wikomeze wegera Imana. Agahinda n'ibibazo n'ahandi hantu waba uri hose ubitura Imana. Numara kubitura Imana uyibwire ngo Mana ni wewe wenyine. Imana irakwiyereka, ni kwiyereka, irahindura, irakora. Hanyuma urishima umenya ko ari Imana idatangirwa n'ibihe, n'Imana itaba ngo byacitse, n'Imana itavuga ngo birakomeye. Igihe cyose Imana ibishaka kukuyereka, igihe cyose Imana ibishaka kunyereka, igihe cyose Imana ibishaka kwerekana imbaraga zayo, ibishaka kwerekana ubutwari bwayo, ibishaka kwerekana ubutsinzi bwayo, ibishaka kwerekana gukomera kwayo. Rero mwene data, humura, shakisha umwanya n'Imana. Ifite igisubizo muri bino bihe bigoye. Ifite igisubizo cy'ubucuruzi bwawe, igifite igisubizo cy'umuryango wawe, igifite igisubizo cy'abana bawe, igifite igisubizo cy'ubucuruzi, igifite igisubizo cya buri kintu cyose, kandi byose biri munsi y'ukuboko kwayo. Corona ntacyo itwaye, no, kuko nubwo bavuga ngo tuje mu nzu, yego ndabyemera, yego tuje mu nzu, ariko se mu nzu turi kumwe n'Imana, nta mipaka, nta mipaka, nta mipaka. Rero mukomere, muhumure, mwe guhangayika, ahubwo mwegera Imana cyane kugira ngo mubone ukuboko kwayo, mubone gukomera kwayo. Hanyuma nitwongera kwidagadura, tukongera tugahura mu rusengero, buri wese azaza n'ubuhamya avuge ngo nukuri narayibonye, nukuri narayumvise, nukuri yaramvugishije, nukuri yambaye ubushobozi, nukuri yarabikoze. Hanyuma mu rusengero tuyibyine, tuyitake, tuvuge neza yayo. So murakoze cyane, reka mfate kano kanya k'iminota mikeya cyane, hanyuma dusenga Imana. Ariko n'ayandi masengesho turi gusenge, n'iri jambo ryonyine ni isengesho kuri wewe. Ngiye kugusengera gusa kugira ngo nsabe Imana igukomeze, iguhereze ibihe byo kubana nayo. Mana ndagushimiye, ndaguhimbaje kweretse buri muntu wese mwami ucitse intege, unaniwe, yiyumvisa ko ari mu bihe bikomeye nk'ibyo Yohana yararimo, yiyumvisa ko ari mu bihe by'amaga, ibihazengurutswe impande zose. Ariko wabwiye Dawidi 139 urambwira ngo agushizeho ukuboko kandi ngo atugose imbere n'inyuma. Reka mwami nsabe kugira ngo ukomeze abacitse intege, ukuboko kwawe kubajeho, ubakoreho mwami, ubiyereke, bakubone, bamenye kuri Imana itagengwa n'ibihe, bamenye kuri Imana itagira ubwoba, bamenye kuri Imana itaginanirwa, bamenye ko inzira zawe iteka zihora iteka, bamenye ko ntaho utagera kandi ntabihe udakoreramo. Reka buri wese iki gihe abandi bacitse intege, iki gihe cyo kurira, iki gihe abantu barimo biganyira, igihe barimo bavuga ngo turarwaye corona, turashize, ibindi birakomeye, ariko mwami kugira ngo ngusabe wiyereka abantu bakumenye nk'Imana ikomeye, bakumenye nk'Imana iri hejuru ya byose, bakumenye nk'Imana y'imbaraga. Sabiye buri muntu wese mwami kugira ngo buri wese agirirwe neza nawe, buri wese akomezwe nawe, buri wese yitabweho nawe. Abana bari mu mago ndabasabiye mwami, Mana nkweretse abagwayi bose ubagirire neza, kweretse abaganga bari mu bita ku barwaye covid n'izindi ndwara ubagirire neza, kweretse igihugu cyacu mwami muri bino bihe ubahe gukomera, abaturage ubahe gukomera, utugirire neza. Reka dusenge kugira ngo ineza yawe igume kuri twe kandi igumane natwe. Urakoze, dusenze twize mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, ndabashimiye. Ahasigaye tuzongera duhure kandi kuwa kane live nkuko no ku cyumweru kugeza igihe ibintu bizongera gusubira mu buryo. Kandi mukomeze mwirinde, mukomeze mwitwararike, icyo tuzi cyo Imana turi kumwe nayo. Murakoze cyane, Imana ibagirire neza kandi ubereze umugisha, amen.